hano arimo aratubwira ko bakoze uyu murima. Uyu ni umwe mu bahinzi arimo kubwira abantu ko babikoze ukoresheje ubutaka buto cyane kandi ukabubyaza umusaruro. Komeza ukurikire izo mpanuro wumve. Ufata amazi yo kugira ngo imbuto tuzateramo zizakure neza, cyangwa se y'amazi azashyikemo ameze neza. Noneho ubwo nibwo dukora iyi miserege, agataka kaho tukegeza hejuru, tukaza kuringaniza hejuru, tugatera imbuto dukoresheje santimetero urubuto 30 urundi, kugira ngo urubuto ruzabone uko rukura neza kandi rugaye rube runini. Hanyuma gutya rumeze, nta fumbire y'imvaruganda, ahubwo iyo tugiye gutera imbuto zacu tuzana ya fumbire y'imborera tukanyanyagiza muri bya taka, twarangiza tukavanga n'itaka, twarangiza kuvanga n'itaka tukazana za mbuto zacu tugatera. Hanyuma ubundi twarangiza tugasasira imbuto zacu zigakura. Ikindi mwunganiraho nuko twakoze ifumbire y'amazi. Iyo fumbire niyo twakoresheje kuri izi mboga kugira ngo umuntu azimeze rwose. Ni ifumbire y'amazi dukora, ari mwe muyikoreye? twe twayikoreye. Yego. Ikorwa mu nkari n'amaganga, noneho tugavanga n'ibyatsi, noneho tukayungurura tugakora ifumbire imeze neza rwose. urabona ko iyi myaka imeze imbuto nziza kandi zisobanutse. Yes. Kandi no mu rugo ubona hano bimeze, niko no mu miryango yacu bimeze. None Jean Claude, urenda kutubwira ko nta fumbire mvaruganda mwigeze mukoresha? Nayo rwose. Ese umuntu aba akeneye yababona ate kugira ngo mube mwamufasha? Mwabikora? Ni zone ya Nyakigando, paruwasi ya Nyakigando na paruwasi ya Kabirizi, badukora muri iyi zone. Aya masoko twaba twayafatiye hano, noneho tukajya no kubikora mu miryango yacu. Akabazo ka nyuma k'amatsiko, turabona mukorera mu itorero Anglikani. Ese niho mukorera gusa cyangwa n'abandi babifuza mu yandi matorero mushobora kubafasha? Ntabwo ari itorero Anglikani gusa, n'andi matorero ADPR, Katolike, Adventiste n'abandi. Twagiye twishikariza abantu ko mu kwa mbere tuzatangira aya masomo umwaka utaha, mu kwa 12. Barabikunze kandi bemera ko bazafatanya natwe. Twatangiye kwandika mu midugudu aho dukorera ngo mu kwa mbere dutangire ayo masomo kwigisha mu midugudu ndetse no mu makanisa yacu. Mwamaze igihe kingana iki muhugurirwa aka kazi cyangwa izi nshingano? Tumaze amezi agera ku 8 dufata aya masomo rimwe mu cyumweru, kandi aya masomo twayafashe neza. Turabona azatugirira umumaro kandi akajyana ku midugudu umumaro. Murakoze cyane. Murakoze cyane Jean Claude kuduhaye amakuru kuri Gideon Gisubizo TV. Murakoze.